twaririmbye bihagije, ariko hari indirimbo indimo, indirimbo ya 30 mu ndirimbo z'agakiza. Ndagira ngo turirimbeho tuze kuganira ijambo ry'Imana. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'ubwato mu mazi tunyura mu nyanja irimo amakuba ariko umukiza ni utuyabona Amen. Abaje nivuze nitwa Nabyera Zakariya, ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 4, uwa 5 yagiye mu ijuru. Turashimira Imana ko tugeze hano ruri. Umushumba wanyu aje inaha vuba, ntabwo twamenye cyane, nayo mpamvu ngiye kuvuga ngo uwaruzi ruri imbere akayibona ubu ngubu ibintu byarahindutse. Haleluya. Ibintu byagize gute? Nta wakongera kwifuza ruri ya kera. Urabona ko ruri ibintu byarahindutse. Byarahindutse pe. Byatumye nishima, nuzura umwuka wera, ndavuga Mana, dushingiye aho watuvanye tugashingiye aho tugejeje, turimo kubona n'ahandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tuvugire ijambo ngo nubwo tutageze i Kanani, ariho turimo gusatira i Kanani, ya misozi y'i Kanani turimo kugenda tuyibona. Ibyo benda ntago mwabyumva, ariko twebwe tuzi ruri ya mbere. Ukabona ruri abarimbyi ba kera, ukareba n'amakorari y'ubu, ukareba ruri ubu n'abavandimwe. Ariko ngewe nyizi yitwa Erayoni, nyizi igicuranga radio cassette baje muhondo. Ariko se muraho neza? Nge rero iyo ngiye kubwiriza ahantu nzi, bindyohera kubwiriza ahantu ntazi. Nge nkunda kuvuga ngo dushingiye ku byo Bibiliya yatubwiye, tukabyizera, tugashingira n'ibyo twiboneye ubwacu, turahamya ko Imana ihari. Imana igize gutarata, niba utayibona twege turayibona. Ndi umuntu hari muhondo ukunda kuganiriza abantu nkabibutsa amateka yabo. Namwe munyemere mbibutsa amateka yanyu. Korari yadutumye mu gitaramo, nimuzare ngo mwibage uko mwacuranga cassette. Nibyo bamaze gutera imbere bashizeho batiri, bagura na charge ya batiri. Ndabyibuka ko Yerusalemu twatuza gushariza inaha ngaha, dufite batiri n'ijya bajya kuyirukankana nkayizana inaha, tukaza gushariza inaha batiri. Ariko nabonye imirimo y'Imana na Yerusalemu nayo ifite ibyuma bijya kungana gutya, babandi mwatiza gacagi nta n'amafaranga baducaga icyo gihe, bwari ubuntu. Ariko muraho neza? Mwibuke Erayoni na ya radio mwirukankanaga imisozi. Gushima Imana ni byiza. Haleluya. Byaniye kuvuga ngo data aracyakora. Aracyagira gute rata? Ubundi mu byaranze Yesu yajyaga yicisha bugufi, ariko washaka kumumenyera
akahita kwereka yuko atamenyerwa. Yigeze yahabura Herode yari azi yuko ari umuntu ukaze, ahabura Yesu. ngo abwira abantu ngo mugende mubwire uwo muntu turimo kumva urimo kwigisha, mumubwire ngo sinongeye kumva yongera kuvugira kuri uno musozi. Yesu ngo abwira abo amutumyeho, bamwe mugende mubwire iyo ngunzu ngo uyu munsi ndahari, n'ejo ndagira gute ndahari, kandi mumubwire ngo data arakora nanjye ndakora. Ariko se muraho neza? Herode ategeza kumva ibyo bamubwira. Abo yari yatumye bamubwira ati ibintu Yesu atubwiye uko wari umuzi siko ateye. Gute se? Aravuze ngo uri ingunzu, ngo uyu munsi arahari kandi n'ejo azaba ahari. Nta yandi magambo Herode yigeze yagira gute yarenzaho uko yabonye ko Yesu ari hejuru. Ariko haleluya, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyakora kandi azakomeza agira gute akore, nawe uzamubuza kugira gute gukora. Ndishimye nubwo bamaye kubwiriza ndaba ngo naho nataha ndishimye. Mu ruhande rw'umurimo w'Imana ka gasengero kabaga ahangaha mumaze gutera imbere mukomakaho amatafari ahiye, ndakazi, turaziranye. Mushuti wanjye turaziranye, wicaye kuri iyo ntebe uzakomeza yicaremo mu izina rya Yesu. Nsigaye mpanura gutyo ntabwo tujya nuko. Ariko ubusubiye mu ishyamba ujye kuragira. Turaziranye, abanyaruri ba Nyiramwiza turaziranye, abantu benshi turaziranye. Hari imirimo Imana yakoze, hari imirimo Imana yagize gute. Yerusalemu ifite indirimbo ivanga imirimo y'Imana irivugira. Imirimo y'Imana igira gute irivugira. Tudashingiye ku buhamya bw'abandi ngo dushingira ku bya Aburahamu, birahaye ngo Imana y'iruri ubwayo iri mu kazi kandi iri mu kazi. Haleluya. Nongera mbisubiramo abanyaruri mwe, mufite Imana iri mu kazi, mufite Imana igize gutarata. Naza kuvuga gutya mugire ngo byageze aho bigeze, ahubwo biratangiye. Ibyo mvuze murabyumvise se? Ahubwo bigize gute? Dufite umuntu tujya dusengana wavuze ngo kwari byiza bino bisubizo biciriye ibyana umunsi byabaye ibisore. Murabona bizagenda gute? Biracyari ibyana ariko birashimishije, ariko hari umunsi bizaba iki ibisore. Imana nibaha umugisha. Amen. Turashimira Imana itugejeje ahangaha. Tuje duturutse ku itoro ryo mu Nyakabanda, baduhaye intashyo muzakire. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka. Turasoma ibice 8, Luka ibice 8 umurongo wa 22. Luka ibice 8 umurongo wa 22. Umushumba araza kwadusomera, yongera dusomere Zaburi ya 93. Naho turaza kuganira mwanya mutoya. Dusome Luka ibice 8 umurongo wa 22. Handitswe amagambo avuga ngo Yesu aturisha inyanja, niwo mutwe w'amagambo. Nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Nkomeze. Bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha habituze.
arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya bumirwa, bavuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Amen. Zaburi 93 muri Zaburi turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo. Handitswe gutya ngo Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro. Imana ishimwe. Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga. Kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Cyatse kuvuga ngo turi mu nyanja ifite imbaraga, harimo n'umuraba ufite imbaraga. Amahirwe dufite turi kumwe na Yesu. Haleluya. Amahirwe dufite turi kumwe nande na Yesu. Nihutishije umwanya mfite ahangaha ngo bwari bugorobye, ngo Yesu arababwira ngo twambuke tujye hakurya y'inyanja. Ngo bajya mu bwato, ngo bukimara kuva ku rukombe, ngo bugezemo hagati, Yesu abageze gute? Abarasinziriye. Ngo agisinzira uwo mwanya umuraba ntibamenye ahantu uvuye, ngo n'umuyaga mwinshi, ngo byiroha muri ubwo bwato. Abari barimo ari umusare nabo baratwaye bigwanaho nk'abagabo. Birengeje ngo baragashe badaha amazi yari arimo, ariko biranga umuraba ubana mwinshi. Ngo bagezemo hehe? Mo hagati. Ngo bararwana, ngo ariko bigeze hagati havamo umuntu bazana igitekerezo, arababwira ngo nubwo twagwanye tukaruha umuraba ukadukomerera, ariko mwibuke ko muri uno bwato harimo umugabo. Ariko haleluya, nubwo none arimo kumubona, ariko uyu mugabo twamuzi. Baramubwira ati ninde se? Ati Yesu. Abandi ati ko yasinziriye se, ni mu mukanguri. Ngo bamukanguye bamubaza ngo Yesu turapfuye kandi wowe urisinziriye. Ngo Yesu barakangutse, ngo aravuze ngo wamuyaga we tuza, nawe wamuraba we tuza. Ngo nta mbaraga nyinshi yashyizeho, yaravuze ngo tuza, nawe muyaga tuza. Ngo uwo mwanya ngo abandi baricara ati yampaye nka data, uyu mugabo wose ni bwoko kibaho. Ariko se muraho neza, twebwe twakoresheje imbaraga na tekinike biranze, none wakoresheje ijambo ngo tuza, bihise bigira gute? Bituza. Nibwo bihutiye kumukoraho ubushakashatsi, basanga rero Zaburi ya 93 uyu mugabo yaramuvuze ngo Uwiteka ari ku ngoma, ngo yambaye imbaraga, ngo yikenyeje ikirata, ngo kandi gukomera kwe ngo ntago kubayeho kuno gihe, ngo kwabayeho ngo yakomeye kera inebeshye. Ariko haleluya, haleluya, baravuga ngo umuraba w'inyanja, ngo n'inyanja n'amazi yo guhorera kw'amazi menshi, ngo wowe Uwiteka uri hejuru ugira gute rata? Ubirusha imbaraga. Amen, amen. Twaririmbye ngo nubwo uwe muyaga ufite imbaraga, ariko natwe dufite umuntu ufite ikirata, imbaraga. Ahangaha bakiri hakuno y'amazi Yesu yarabaganirizaga, ngo bakimara no kugera mu nyanja Yesu yarabaganirije, ngo ariko bigezemo hagati, aha niho nshaka gutinda. Ngo bigeze hehe rata? Ngo Yesu arabasinzirana. Uwanditse Bibiliya yavuze ngo yarasinziriye, ariko ngewe ubushakashatsi nakoze nka nabyera, mbona Yesu ntabwo yarasinziriye, ahubwo yari yisinzirije. Ngewe ubushakashatsi nakoze, uwanditse Bibiliya ngo yarageze gute? Nasomye mu butumwa bwiza nk'ahantu nka 3
hose barahamya ngo yaragize gute, yarasinziriye. Ariko njyewe mbona atarasinziriye, ahubwo yari yisinzirije. Nimumbaze impamvu nyibabwire. Nkunda kubaza abantu, ari umuntu usinziriye n'uwisinzirije, ukanguka vuba n'uwuhe? Ko mutanshubije ibintu bimeze kimwe? Ari usinziriye n'uwisinzirije, ukanguka vuba n'uwuhe? Aho ngaho muragikoze. Usinziye akanguka, ariko uwisinzirije, mubanze mwumva umuraba wari uri mu nyanja, amazi yijugunya mu nyanja. Hajya Yesu yakagize ibitotsi, yayewe yuko byabakomeranye. Ariko se muraho neza? Ariko kubera ko yisinzirije ngo abarebe, kandi kikubwira ko yari yisinzirije, ngo bakigenda yasinziriye abonye bagezemo hagati. Munyumve neza mbaganirize nk'umuntu wahuye n'ibibazo agezemo hagati. Muraho neza? Kandi uhereye mushumba niwe mukuru hano, ukagera ku munyagice muzabatize ejo bundi, nta muntu utazageramo hagati. Ahangaha hagati rero iyo wahageze, Yesu numubona, kubera ko aba yagize gute, aba yisinzirije. Reka mbabwire hagati ukuntu hagiye kumara abantu. Umugabo witwa Mose afite kuraje yo gukorera Imana, avuye kwa Farawo, avuze ngo ntabwo ndi umunyagiputa, ngende umuheburayo, nsanze bene wacu aho barimo kurenganwa. Agezeyo, muranyumva neza, atangira kwirwanaho by'abagabo, asanga umwegiputa arimo gukubita umwisiraheli. Mose baramutabye, abaramwishe. Nkeje mu gitondo asanga Kasitoni arimo kurwana na Nyiramwiza, abarababwira ati ariko kuki murarwana? Ngo ushaka kutugira nk'uko wishe wa munyegiputa? Niba hari ikintu cyakomereye Mose, ni ugukiranura Abisirayeli babiri bagize gute, barwanye. Niba hari ibintu bigora Imana, ni ugukiranura abakristo babiri bahuye n'ibibazo aribo babiteranye. Umwe agitokowa, undi akajya mu mazi. Mana ntabara, undi ati Mana ntabara. Ariko se muraho neza? Baba baramucyuriye ngo urashaka kutugira nk'uko wishe umunyagiputa? Yaramwishe yumva nta kibazo. Iryo jambo bamubwiye yahise ahunga. Ageze i Mediyani, ngo asanga abakobwa barimo kuragira ibisambo, bije kubendereza, barabikijije, baramujyanye. Ati twabonye umuntu mwiza. Ayo mateka sindayavuga. Abazanye umugore, ababayeho neza, agiye kuragira intama za sebukwe. Yetiro ijwi yaramuhamagaye ati Mose, 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 ni nge Mana ya Aburahamu. Uko byagenze sinari imari, ariko ndahamya ko ariko byagenze, nshingiye ku gitabo musoma. Muraho neza? Icyo Bibiliya ivuga, Mose yabonye igihuru cyaka n'igikongo. Ibyo rero byamuteye ubwoba, ariko aracyegera. Imana ivugiramo. Icyo nihutira ni ijambo Imana yamubwiye ngo ndi Imana ya Aburahamu na Isaka nande na Yakobo. Imubwira amagambo ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye n'ukuntu bakubitwa, gusenga kwabo kwazamutse kwangezeho. None genda ubwire Farawo urebe kuri buriya bwoko. Mose ati Farawo ko muzi, navuye yamucitse aranyica. Imana ibwira Mose ngo wigira ubwoba, icyo ufite mu ntoki ni iki? Ni inkoni. Ngo ngaho yishyire hasi. Ibihindutse iki? Inzoka. Mose arirukanse ati ko wirukanka ari inkoni, yongera uyifate. Ngo ayifashe ari umurizo, ibi bibaye iki? Inkoni. Mose ati manzi y'Imana impamagaye ifite akabaraga, ariko ntiyigeze mbwira ati hagati, reka da. Atangira kugira kuraje.
Mose atariko inkoni irahagije ra. Imana yamubwiye ngo gahongera urambura ikiganza cyawe, akirambuye abona n'ikizima. Shira mu gatuza, agishira mu gatuza kizaho iki? Ibibembe. Arongera ati shira mu gatuza gihinduka kizima. Mose ati bundagiye, ibi ngibi bizemeza nde? Farawo. Ariko Imana imuhisha yuko Farawo ageze kwa Farawo agenda ati inkoni, aturaburekura ati kimose we, ati bwoko bwa Isiraheli Imana yavuze, abarambitse inkoni hasi. Imana yamuhishemo hagati, nyagasani ngo abakonikoni bamubwira ngo ubonye ibyo dukangisha. Yo Farawo ati Mose we, nawe warerewe hano, akayogo ukoze niko kagiye gutuma twemera se? Abahamagaye abatipe 50 nimuze muzikore, baba barazikoze. Mose ati yampaye nka data, ati ibingibi gutabimbwiye munyemere mbabwire ngo muzamuhura n'ibyo Imana itababwiye, ariko muzihangana ko mundebye nabi. Mose aratangira ati yowe we Mose we, ibi ni Mana we, ibi ni ubucyo nkoze. Ariko turashimira Yesu, bigaragara ko yisinzirije ariko yakangutse. Bwira mugenzi ngo akora ikibemeza, akora ikigira gutarata ikibemeza. Abura hari igitira, ati none ndabigenza ne, nari naragiye muhunze none aranyica. Yesu baramubuze ngo ariko Imana yari iri aho ngaho, ngo mu gihe bimucanze ngo yagiye kubona ya nzoka ya Mose. Ariko haleluya, ndimo ndaribigisha nk'abatababireba, ngiye ndimo ndabibona. Inzoka ya Mose itangiye kurya ka mbere, irya ka kabiri, irya ka gatatu, yahise atera ya korasi yanime, Mana uri Imana nyamana, bagiye turi Imana. Ariko hagati amagambo yari yamushiranye, ariko abonye ziriya uri Imana Mana turakwemera, atangiye kuririmba. Ariko agezemo hagati amagambo yarayabuze. Hagati ubushakashatsi nabonye, njyewe nabyera nababwiye ngo inanda hasi, njyewe undi mbyagwa na pasiteri. Nabanje ibi bintu ntabwo nabigiyemo vuba, nabanje kubijyamo nabi, nyuma yaho mbijyamo neza. Ngiye gusenga, Imana imbwira ibintu izakora. Ariko kera abantu twasenganaga nabo bari baratubwiye ngo tujye turirimba iriya ndirimbo, ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Mu kuririmba kwacu twararimbaga, naho ibindi wabireka Mana, ukampindura igikoresho cyawe, ukazamana iherezo ryiza nacyo. Ariko se muraho neza? Twumvaga dushaka iherezo ryiza, dutangiye gusenga Imana bago ntabwo ari iherezo gutya. Ibirabati bana banjye nzabaha abagore. Nkabwira Imana rero wa Mana, ubwo uzangira umuntu w'umugabo, nasengaga rimwe ndasenga kabiri. Mana irambye ati nzaguha ubutunzi burenze ubwo so yari afite. Ndavuga ndagukorera kuva uvuze ko uzakubita inzara yo kwa data. Habaga inzara, Imana iturinde inzara ya kera mu izina ryande. Mwana wanjye nzaguha urubyaro. Mbabwije ukuri, nanze kubabwira ibintu byambabaje mu buzima. Ubundi hari ibintu bitatu byambabaje nashyize ku rutonde byambabaje mu buzima. Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima ni ukwitwa nabyera. Byarambabaje. Mwege murumva ari ibintu byoroshye? Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubu murataha muvuga ngo korali zashyuhije, tibyari bimeze neza ariko nabyera ngoti. Ibyo rero ibyo mwongeramo ngo nabyera ngoti nibyo bintera ikibazo. Byambereye igikomere kwitwa nde, ni ikintu cyambabaje. Icya kabiri cyambabaje ni inzara. Uko mundebuka inzara ndayanga,
ndayanga, nayo ibyumve ko nyanga ntizangarukire mu rugo, ariko inzara ni ingome. Ikindi cyambabaje mu buzima ni icyo bita indwara no gupfusha, ariko indwara mbi nahuye nayo ikanzengereza ni korona. Ndayivumye mu izina rya nde? Rya Yesu. Nicyo cyarambabaje mu buzima. Ikindi cyambabaje ni ugupfusha umwana wanjye nakundaga. Ibyo bintu uko ari bine nibyo byanzengereje, ariko ndababwira ntibyanejeje. Muraho neza? Haleluya, haleluya. Murambaza ngo ikintu cyanejeje cya mbere ni ikihe? Na n'ubu kikinezeza, nubwo mubona ngana gutya. Nkunda Imana ivuga y'abapeni, nkunda umuhanuzi yampanurira, biraneza kuruta kurya ifiriti. Muraho neza? Kandi niba hari ahantu amafaranga ngiye yashiriye ni mu buhanuzi. N'ubu ngubu mwabyinye ndishima, ariko nabuze uwavuga ngo ndivugire. Iyo hajemo kariya kantu nabyo navuga ngo gahunda yo gutaha ndayihinduye, ahira avuga ndaharara. Kandi hari abo tubihuje, nuko nyine nanze kubivuga bajya baza no kushakira avuze ngo itokuhwa. Muraho neza? Ikindi cyanejeje mu buzima ni umwuka wera Imana yampaye, kandi yawumpaye ntawushaka. Oya, impamvu ntawushakaga, muzehe yuzuraga umwuka wera. Noneho twamubwira ngo natugaburire, ngaho yatugaburiye ati Imana iravuze ngo, Imana iravuze ngo se uzabirya, bigiye mu gifuze. Noneho tukareba ibintu tukibaza aho uko bizavamo, bikaducanga. Hari ibikomere naraza kuvuga, ariko n'inanga byasanga bibaho, ariko abapasiteri tubiziranyeho. Uje gutega tagisi akabura tagisi, iyo bamurangiye hajya gucumbika ajya kwande? Kwa pasiteri. Twebwe no mu guhamaga kwa muzehe bajya kubatiriza mu Gakinjiro, abavuye Rushashi, abavuye mu Gisiza, abavuye Iruri baruhukiraga kwande? Kwa Kagira neza. Twamara guteka tugiye kurya ngo muraho yemwe. Ubwo nyine abageragejwe gutyo barabyumva, twijyamiraga ku musambi n'ugwiri, ariko turashimira Yesu wadukije umusambi n'ugwiri. Kristo, Imana ishimwe. Hari sitire, umva mbabwire mw'abantu muravuka ubu ngubu ntabwo muzi umugwano uba mu kirago, abantu bakirayemo ari batatu, uwo hino akubita uwo hirya agora mwosoye. Iyo ntambara ndayizi, kandi abayirwanye bose basetse. Iyo nayo turayizi. Twebwe rero ubwenge twarize, uryama ku ruhande aragishikamira, n'uryama hino akagira gute? Kandi namwe murabizi, nawe urara mu kirago yambaye ubusa. Ubwo rero iyo umwe agikuruye ni uguhaguruka ajya kugishaka, yari imirwano. Ariko muzehe akagira gute? Akaduhanurira. Reka rero nzahure n'ikibazo, ariko cyampindukiye amashimwe. Ikintu cyanejeje, ariko nyuma ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Nagiye mu cyumba ndi kumwe n'abantu twasenganaga, numva Imana irababwiye ngo mwana wanjye nzaguha inzu, mwana wanjye nzaguha umugore. Ngiye bangezeho barampanura ngo mwana wanjye nzaguha umwuka wera. Natashe naremerewe, nibaza impamvu Imana ibahaye ibyiza, bitanze amazu ngewe ikama kwica gusa nka muzehe. Numva ntabwo binejeje rwose. Kandi abubu nta muntu ukijya mu cyumba ashaka umwuka wera. Ndababara, mbabaye umuhanuzi arabibonye ko mbabaye, arangarukaho arambaza ngo mwana wanjye ubabajwe n'iki? Ubabajwe nuko ngo nzaguha umwuka wera? Ko
ku mutima ndavuga ngo nawe byakubabaza. Abandi urabaha inka ukabaha abana n'abagore, naho njyewe nzatahira ibi ngibi byagucya gusa. Twavuze ngo yikenyeje imbaraga. Imana iri ku ngoma kandi yikenyeje iki? Imbaraga. Ntabwo byigeze binezeza. Imana irambwira ngo umva mwana wanjye, ndakubwira ngo mubo mpaye ni we mpaye. Umpaye iki se? Irambwira ngo uwo mwuka wera ngo uhaye uzakwicaza hose waticaye, uzakugeza hose watakandagiye. Ngeze ndavuga ngaho Mana uzawume. Ngize amahirwe Imana irawuma. Yanawumaye musabye inshuro ebyiri. Nasengeye ikivuzo cy'umwuka wera kabiri gusa. Ubwa mbere ni itegeko rya korari, bari bavuze ngo umuntu afite umwuka wera nave muri korari, bituma njya kuwusaba. Tuwusabana n'abantu twari turi kumwe, bose barawuzura. Kubera ko nishushanyaga ndavuga ninawuzura baravuga ngo ndi umupagani, nigwanaho ndawiyuzuza. Ariko rero nimuseke, ni ikibazo. Uzi gusenga n'abandi 10, 9 akabatsa umwuka wera ugasigara, watawuvuga ngo ikize. Namwe muraseka nyamara namwe birakomeye. Nigwanyeho ndavuga icyambere muri korari ninawuzure, korari barampagarika. Sindabona n'ubusobanuro kunasenganye n'abandi bakawuzura, njyewe nkaba nsigaye. Tagitike mba ndawuzuye nyine nta yandi magambo. Abana b'abapasiteri barabubaha. Namaze ibyumweru 2 mbyuyuzuza, nta muntu wamuguye. Nararebye nsanga naho bizangeze. Mbwira Imana uzajyana ibyawe, sengiye kujya komeza kubeshya abantu. Nongeye kuwusaba, Imana irambwira ngo kuko usabye shaka umunsi uze muguhe. Ngi Imana yambatize umwuka wera, maze iminsi mbyiteguye. Narashigishe n'ubushera. Mbwira na mukecuru muhahe muteke, kuwa karenza abatizwa hehe mu mwuka wera. Nabwo bimbana iki? Intambara. Ndashatse kwaganizamo hagati. Mana yanjye ngo ndakuzamuye, ndagukoresheje, ngukoze by'ubutwari, ariko niyambwira yuko nzahura n'ibikomeye. Twagiye guhinga, Imana ibatiza umwuka wera. Turimo guhinga, turi abasore 10, twese tubatizwa umwuka wera, turimo guhinga. Ngeze mu rugo mbwira, njye nari narabaye ikintu cy'ikinani nyine, mbwira barumuna banjye na bakuru banjye ati mwari muzi n'ibindi, ati wa mwuka wera Imana irawumpaye, mwebwe mwawushatse igihe kinini none njye irawumpaye. Bakuru banjye na bashiki banjye ntibigeze babyishimira. Baravuze ngo arongera wijuje. Basenze Imana basanga niwo. Bahita bapanga amasengesho y'iminsi 5 bajya kubaza Imana ngo Mana ni iki dukoze? Nabyara watuzengereje, turambika amafaranga hasi akayagurukana. Nabyara muri korari watuzengereje, umuhaye umwuka wera udusize kubera iki? Indirimbo igimfasha mu yushaka ko ngira ibihe byiza, undirimbira indirimbo y'105, ubuntu bw'Imana butangaje. Nuko muri byavuze ngo byavuye kuki? Undati mu byihorere byavuye mu gushaka kw'Imana yonyine. Umwuka wari Imana yampaye yahise n'imano zawo. Aba twasenganye ahangaha mu gihe cyashize, buriya bazibonye maze kugenda nyine nshakenge, ariko impano nari mfite ntabwo zatinyaga. Muraho neza? Ubu ngubu wambaza ngo ziratinya se? Ibyo tubyihorere, nimubimbaze. Iyo umwuka yafataga mu rusengero narahagurukaga, ahita njya gufata umusambanyi wari wo wese waje mu rusengero. Nta muntu wabasha kuduhagarika ari muhondo.
Imana tinjiye kubakoresha, ariko iduhisha ibanga yuko harimo no kujya inyuma y'itorero. Nagiye inyuma y'itorero inshuro enye, nasambanye, nibye, barimo kuvanga ibyo bintu ntabwo tubyishinze byo guca abantu mu rusengero, turaguhagaritse. Nkaba mu mbabarire ntabwo nzongera kubyuzura. Ati turakubabari. Umunsi banyaciye nkajya kumva biraje nkabwira umushumba ati ariko bitangiye kuza. Ati turaguca nabati ko byaje, Imana iravuze ngo, bakamamagara ati wongeye inyuma y'itorero. Mbwira Imana ngo Mana ibi ngibi kutabimbwiye. Ntabwo Imana ijya ivuga ibyo uzahura nabyo mo hagati. Ntabwo Imana ijya ibivuga. Ngira amahirwe Imana yampaye umugore, nyiri umwana muto irambye ngo uzabana n'uyu mukobwa. Njyewe rero ntabwo nzi kurambagiza. Imana yaramfashije kuko yari izi ko iriya mitoma sinari kuyibona. Abantu bakirage bagira imitoma. Njyewe nagenda banga Imana yavuze ngo tuzabana, arambye ngo ntibizavamo, n'abati n'ubundi nta gahunda yo kuzana umugore vuba mfite. Iyabimbwiza bikwemeza, nibikubwira ubwo uzaza umbwire. Niko namubwiye uwo tubana. Nabwo nagiye kubimubwira numva, kubera yuko nta nubwo numvaga nyine byavamo. Igihe kigeze arambwira ati bya bintu biremewe. Kumurambagiza ubwabyo inyuma y'itorero, kumuzana ni kwa minisitiri. Torero yahaguruka ati ntiwamuzana. Nkabwira Imana, Mana ko wambwiye ngo niwe, none umushumba wari waraturabanza ujye kuzana cyangwa cyo kwa minisitiri, ndakizanye si ushobora, ubukwe burapfuye. Kandi ndi umwana wande. Iri jambo n'Imana yambwiye ngo babwire ngo hari abantu barimo hagati, nuko mutabiza ahubwo mukabanza mukagwana, mwakanguye Yesu aho yisinzirije. Mwene pasiteri nawe utegeze mwene pasiteri bashira inyuma y'itoro ngo yuzuye umwuka wera. None wowe urimo kwa ariko ngewe ntabwo nzabyihanganira. Si wowe wa mbere, ntabwo ari wowe wa nyuma, urimo hagati, nuko utabizi. Bageraho babwira muzehe ati rero muzehe, uyu mwana wa n'uwo umwoshye, usabwe kujya umurinda ntazongeye kuva mu rugo ngo agiye gusenga. Mbwira muzehe ntabwo nzasubirayo. Nkagenda nkajya ahantu ku nzira muri cya kirago, ubundi nkagona. Muzehe ati wa mwana yasinze ntahakigiye. Saa yine z'ijoro nkaba ndabyutse, nkava iwacu rw'amaguru nkajya gusengera mu Rutabo. Twageragaho nka saa 7 z'ijoro, kandi nari ntegetswe ko saa 11 muzehe agomba gukanguka nasubiye mu buriri. Ndi umwana wande. Aho bahita hehe? Hagati. Aho bahita hagati. Ngira bwangu nzana umugore mu myaka 21 nari mfite umugore. Nimara na ibyumweru 2 umuhanuzi aramanura ngo Imana avuze ngo ititaye mu bugeni iragushaka ngo usenga amasengesho y'iminsi 21. Mbwira Imana ngo Mana niwo bivuze. Ndavuga hoya ntabwo ari wowe wabivuga. Undi muhanuzi araza ati Imana yambwiye ngo senga iminsi 21. Ndamubaza ati ariko iyo minsi uramanurira uzayimfasha? Ati cyane rwose ndi umugeni. Ndavuga mwebwe rero ubuhanuzi bwanyu nanjye ndi inyisangire. Njya kumva marayika arambwira ngo nabyo ibyo bakubwiye ni ukuri, jya gusenga iminsi 21. Naragiye ndayitangira ndasenga. Umunsi wa mbere Imana yambwira icyo yanumiyeho, umunsi wa kabiri 14 irikubita, 17 igeze inzara imaze kundogonora. Umugore yarasigaye mu rugo. Umuhanuzi ati ndi Imana yawe, taha nguhaye umugisha. Mana umugisha umaye ni wiki? Nguhaye imbaraga. Iminsi 17 ijambo yambwiye yarambwiye nguhaye iki? Imbaraga. Nazanye umugore mbwira Imana rero Mana we ngiye kwica umuzimu wa mbere, ndica uw'inzara yo kwa muzehe.
umuzimu twagiraga ni uw'ibijumba biteze. Hano ruri murangabura ariko muzambabarire muzandinda ibijumba byo turangana kubera ko narabiriye. Ibijumba nabyo birabizi, wabishyira mu mavuta uwatabishyiramo kuba ari ikijumba, ibyo gusa. Nzabona umugore aranzi ko ngiye gukubita umuzimu witwa ibijumba. Sinsanze iyo minsi umugore arambwira ati ariko iwanyu muri abakene, none njyewe ndi imfubyi nasigaranye isambu mfite imitungo, ngwino tuyigemo. Mbanyigiyemo, nigezemo ndyamye ninjoro umunsi narayeyo, njya kubona ku gikuta handitse ijambo avuga ngo ishuri utigeze wiga, fata ikayi. Fata ikayi. Ndashije ngo nubake, kubaka birananira. Umugore wanjye umunsi umwe ubuzima bwahise burankaraga neza neza. Inzara ihita yaduka mu rugo iwanjye, ndahinga byanga kwera. Haza icyo bita amafuku, cya kijumba ndavuga ngo ndakirukanye, cyazaga ifuku yakijyanye. Mayi mbwira umugore ndabaye ibyo ko ntari imbizi, ubwo ni hagati. Ibi niko Imana itabimbwiye, ngezemo hehe hagati. Imana birambwiye ngo mwana wanjye senga iminsi 7 isobanura ibyawe. Mbwiye abo twasenganaga umunsi twapanze tuzatangira kuwa 4, kuwa mbere nari ngiye gucukura umusarane. Ngewe nakoraga ibiraka byo gucukura imisarane no kuyividura, niko kazi nakoraga. Baraza barambwira ati umugore warapfuye. Apfiriye ataryamye mu nzira, yaragiye kwa muganga none umwuka umushizemo. Mpita mva mu rugo rwobo nirukanka. Abacukuye imisarane ukuntu muramusa murabizi, mura n'ingobyi bamuhetse bamujyanye hehe kwa muganga. Mbwira abamuhetse nimumwongereze kwa muganga, mubwire mukecuru aba muriho ngiye gukaraba ndebe ko namuzana uturyo. Igihe ndimo ndakaraba ngiye kumva uruntu ruraje no mu mutwe rurakubise nirambika hasi meruka. Ubwo umugore aratekereza ati umugabo azangemurira, aba arahebye. Mukecuru atari ko uyu muntu wazanye umuntu kwa muganga ntaze kumureba ari hehe. Ku munsi wa 2 batuma mukuru wanjye tujya gutongana nabyo rumubaza ibintu arimo. Baje basanga naheze mu rugo kwiyagambura siniyagambura, bakubita mu ngobyi nanjye baranjyana. Ngeze kwa muganga baravuze abaganga ngo baravuze ngo dore umugabo w'umugore bazanye ejo. Umugore arasodoka, paparu nawe uraje. Ndamubwira mbabara nongeye kumvugisha byinshi. Icyo nakundiye abantu barwaye bahana umwanya. Umugore asabwira kwa muganga ati ngene munsezerere ngiye gusigara hehe ku rugo. Aho ni hagati we, hagati yarankaraga inzara ibiraje. Njya gusenya muri Mana na bya bijumba byo kwa muzehe bizane. Twaduturanye n'abantu babumba inkono. Umwe ni wajangiriye mu arambye ati hari kirakana kuboneye cyeze kujya wikorera bumba. Naragikoreye ndi umuvugabutumwa, ariko oya muzazi muhondo mbyigishe bahari. Muraho neza, haleluya. Ibumba ndaryikorera ndivana he ku munindi. Hano ku munindi hari abashinwa mu kubaka, ndijyana Nyirangarama niho nari ntuye. Kandi nkaritura niba hari ikintu kivunana haba Imana. Umuruho utazaruzirinde kwikorera ibumba, uraryikorera ukaryikorera ikiro senkana. Ashira iminota 50 yahindutse nk'ikiro 80. Imana yanabaye nangiye kwiga kubumba inkono, singe wahera nivugiragamo hagati hehe rata. Ariko Imana nayo ibigize gute ibihari. Kandi nshaka gusoza ishuri nari mazemo umwaka nibera gutyo ndi mwene pasiteri. Mbwira Imana ariko Mana ko wambwiye ngo uranzamuye, none ibi ngibi gutabimbwiye. Iri jambo nibwo narihawe ngo hagati ntabwo Imana ihavuga, ivuga itangira ikavuga iherezo.
nageze ahangaha Imana yambwiye ngo abantu benshi bashiriyemo hagati urivovota. Yobu yageze hagati akinjira mu kigeragezo yaravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye nzasira mu nda y'iki ntacyo njyanye, siko yavugaga. Ariko agezemo hagati ndani yafashe umunsi wo kuvuma. Agezemo hehe? Umva ikintu cya mbere yavumye, yaravuga ngo havamo umunsi navukiyeho, havuma amabare ya mama yanyongeje, havuma n'inda ya mama yantwite. Aho yaragezemo hagati. Umuntu wavumye nyina sha akavuga n'umunsi yavuye akawuvuma. Nuko yaragezemo hehe hagati. Ngo ariko Imana yari hafi aho ngaho. Mwanze kuvuga ngo amina. Nabazaniye amagambo akomeye kubera ko ariko Imana yambwiye ngo hagati harabazengereje, hagati urama n'amajwi. Ubu ngubu abantu basigaye bajya mu cyumba ngo Mana tuganirize, kubera yuko bazi ko nabyera hari asanga ari umuhanuzi. Ariko mbere nabaga nicaye n'abadiyakoni nka batatu kugira ngo nibabona nangiye kuzamuka bago cacaka mu izina ryande. Aho ni hagati. Turashimira Imana ko nubwo turimo hagati na Yesu arahari. Ndagira ngo tuze gusenga. Bari bageze mu nyanja hagati, umuraba uraje urabatunguye urabazunguza birwanaho. Ngo bigeze hagati bamaze kuruha, ngo bibuka ko na Yesu ari muri ubwo bwato. Barabyibuka ko Yesu ari hehe? Ari muri ubwo bwato. Ariko yari muri ubwo bwato agize gute? Acecetse. Ubuhanuzi buravuze ngo nubwo amazi iminsi acecetse, igihe kirageze ngo akanguke. Igihe kirageze ngo agiye gutarata akanguke. Arabizi ko hagati watinze, kandi hagati nawe ahagukiza. Nagiye gusengera ku Kibuye, tujya gusengera mu Kivu. Ahantu twagomba gusengera twagomba kuhagenda mu isaha imwe turi mu bwato. Tuvuyeyo tuzi Imana tubwira ngo bana banjye ndi kumwe namwe, tuza twishimye. Tugezemo hagati umuraba uraza. Umusare yaratubwiye ngo uretse Imana irabatabara, uyu muraba nanjye urantunguye. Umuraba waradufashe tuvana nkaha ahantu twari kugenda isaha imwe, umuraba watujyanye mu masaha 2. Umusare avuga ngo ntabwo naforusha nahitagira gute nabanagamo. Turagenda tugwa ahantu kure tutazi ubwoko bwaho. Nibwo nahise mvuga ngo umuraba urakaze. Iri jambo rero ritavuga ngo nubwo ukaze uwo muraba, ariko mu ijuru dufite Imana uburusha ikirata, uburusha imbaraga. Ndagira ngo dusenge. Uyu muraba uya nawe wagezemo hagati, barabanze bararwana, ariko bibuka ko muri bo harimo umugabo wirusha iki imbaraga. Uwo niwo naje kubabwira ngo nimuhumure nubwo murimo hagati, nubwo umubara bubamereye nabi, ariko Yesu agiye gukanguka awuhoshe. Aleluya. Agire guterata. Ngo yaravuze ngo tuza wa nyanja we, iratuza. Akabazo kabonetsemo karavuga ngo uyu muntu ni muntu ki? Ajya ubundi yari kumwe n'abaki? Yari kumwe n'abigishwa be. Nka data Yesu avatiye na n'ubu muracyabazanya amagambo, na n'ubu murakibaza njyewe niko niki gitumye mubura kwizera? Muracyashakisha kumenya uwandi we? Nka data Yesu arabareba. Muraho neza? Ikindi gihe umunsi umwe nabwo byagenze gutyo, bajya mu umuraba nabwo si rimwe si kabiri. Icyo gihe bari bagiye bonyine ngo Yesu aje kubareba, aza agendera hejuru y'iki y'amazi. Ngo bamubonye bose baravuga ngo ni iki? Iyo umuntu ari mu mazi, iyi korasi mwabyinnye we ntago ayibona. Uzi ko navuga
niba ari Yesu wabivuze nta bitazasohora. Wasigaye ngo niba ari Yesu, ngo niba ari Imana, ngo niba atari yo, ngo aha. Uwo yagezemo hagati, uwageze hagati aririmba uzazajya ari Yesu wemeye ngoma yawe, ingoma y'amahoro. Ntabwo wayiririmba utarimo hagati. Korari zihimba indirimbo zo mu ijuru iyo zagezemo hagati. Munyumve neza, ijuru ryahumuye we. Hariyo mperuka kumva se ko murandeba se ntabwo twaririmbaga. Iyo umuntu agezemo hagati yumva nyine nta kintu cyamufasha atabutse Yesu ngo uzazajyare. Ariko uwavuyemo hagati akabona arambutse, umubwiye ngo Yesu aratinze yagukubita. Mbabwire abantu bavuyemo hagati se abadivi bafite indimi ngo isi iraryoshye we, isi iraryoshye, amazu meza twiyubakiye, isi iraryoshye we. Abo ni abamaze kuvamo hehe mo hagati. Muraho neza, muraho neza. Ngiye gusoza, aho ngiye gusoreza naho ngaho. Yesu agenda hejuru y'amazi aza abasanganira, ngo bose bagira ubwoba, baravuga ngo uyu muraba turawukize, none uriya muzimu wo turamukizwa n'iki? Yesu ati Pete, nawe twasangiye unyise umuzimu? Niko nawe Yohana we, namwe mwamamije munyise umuzimu koko? None se Petero, niba Yesu aho tegeka nanjye nze muri izo sitire ngo usanga aho ngaho. Yesu ati ngaho ngino. Petero barakandagiye biremera, ageze atakora imibare. Teneze nagiye Imana ibi Yesu ntabwo yabishobora. Ati uyu n'umuzimu nubwo nshutse, ngo akibitegereza atangira kugira gute? Ariko muraho neza, ngo abavugije induru, yapfuye. Ngo Yesu amwe ati niki gitumye kwizera kwe kuba gukeye ngaho ngino. Ngo bageze mu ntuza mu bwato, ngo bakomeza kwitegereza, atari kubona Yesu, ubu ni Yesu. Aha, bagenda bamukekeranyaho. Ngo bageze kwa ntuza, ati bana banjye se mwariye? Ntabwo twariye. Ngo amanyu uyu mutsima, bavuye ngo sha niwe. Amanyu iki? Ati niwe sha. Ahumanye nk'uko ajya agira gute? Ubu ngiye kubasengera rero, Imana iturinde Yesu wo mu nyanja, ahubwo tumubone amanyu iki? Iyo amanyu imitsima bose bati niwe Mana, kuko yamanyu iki? Ariko haleluya, 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 haleluya. Ndagira mbabwira ngo iyo tuvuyemo hagati duhura na Yesu akamanyura imitsima, abantu bakamenyura, abantu bakarima ngo merutse kuyibona niyongeye agaruke, kuko yamanyu ikirata imitsima. Ndagira ngo tuze gusenga Imana. Hagati yarakuzahaje, hagati barakuvuga, hagati wimwa agaciro, hagati ubona ntawe wagutabara, ariko Imana yambwiye ngo ihanganire hagati, ngo na Yesu arahari. Na Yesu agize gute rata? Na Yesu agira gute? Naho yagiye aracyahari, nubwo nawe urareba ariko arahari, kandi yiteguye kukuvana aho hagati akakumanyura imitsima. Abantu bose bakavuga ngo yari yarabitubwiye, yari yaragize gute rata? Yari yarabitubwiye. Nimuhumure, ikiyegezo cyose gifite itangira ryacyo kikagira n'iherezo, sibyo Kristo? Ujye ubaho ubuhamya, ujye ubaho ubuhamya nawe hagati. Urahazi ko twahuye uyiberamo hagati. Yari afite groupe nayo yiberamo hagati, ariko turashimira Yesu ko yatuvanyemo hagati akamanyura imitsima. Niyo mpamvu ugahagarara hano ngubundi perezida wa korali abavandimwe, nuko wavuyemo hagati. Ukiri hagati no kuyobora amasengesho barakemangaga, takakana wagaha kuyobora amasengesho ra, ariko nuko warimo hagati. Iyo tuvuyemo hagati abantu bahimbaza Imana yo mu ijuru, abantu bakaririmba,
muvuge ngo amen, muvuge ngo amen, babwira akantu mwongere muvuge ngo amen. ngo bagezemo hagati abisiraheli, ngo farawo arabatuga, ngo abatuze Imana ibihindukira ingabo za farawo, ngo bahita bacikamo igikuba. ngo ariko abisiraheli nabo bagira ikibazo, bavuga ngo baratwikira muri ano mazi. ngo bamaze kwambuka, Miriyamu agira gute? none se mbabaza akabazo, iriya ndirimbo Miriyamu yaririmbye bayirepese ryari? ninde urambwira ngo bayirepese ryari? bayirepese ryari? iyo turi hagati nta ndirimbo, ariko twamara kugera hakurya indirimbo zikaza. ngo Uwiteka dukora ibikomeye natwe tugize gute? Haleluya, haleluya, haleluya. ati ni Imana, ni wowe Mana, nuko turokotse hagati. Imana turokoramo hagati, dufate hakurya. nitugera hakurya tuzahindura indirimbo, tuzavuga gukomera kw'Imana. umuririmbyi yavuze ngo nitumara gutabarwa amaboko y'abaturwanya, tuzavuga Imana tudatinya, tudafite ubundi bwoba. mureke dusenga Imana, mwakire ijambo ry'Imana. tuvuge ngo Imana tube hafi nubwo turimo hagati, kandi Imana tuvane hagati itwambutse. nitumara kwambuka tuzahindura izi ndirimbo, tuzavuga gukomera kw'Imana. abari hagati mwihangane, kandi namwe bari hakurya. ako kantu nari nkibagiwe, babwiye ngo urugendo rurakomeje. bwira mugenzi wawe ngo urugendo rurakomeje nubwo wambutse hagati. urugendo rugize gute? urugendo rugize gute? oya mumbwira, urugendo rurahagaze se? mayi nka data. ntabwo uzi ibigerageza gasitoni afite. mbivugira hasi kubera ko kera yari ari hagati, nta nkumi nziza yamurebaga, ariko reka agura akamodoka gashyire mu muhanda. ko mundebye nabira, tubyihorere. muraho neza? nubwo mvuze ngo hagati turahacitse, no hakurya naho hari izindi ntambara naho zigize gute? ziyadutegereje. ariko Theo yavuze indirimbo nziza namwerekanye bakumbuza. iyatwambukije inyanja itukura, izatwambutsa na Nyabarongo y'iki? murayemeye muvuge ngo amen. iyo turinze ibimena by'amacupa, izaturinda n'ibimena by'iki? ubwo twarokotse urwo hagati. Pawulo avuga ijambo ngo yaturokoye, rwa rupfu rwawe rukomeye. twizeye ko izakomeza ikagira gute? rata ikaturokora. mwanze kuvuga ngo amen. iyaturokoye ikadukiza bwa bukene, ikaturinda bwa burozi. nubwo abarozi bahari nabo bafite imbaraga, ariko reka babwire ngo nubwo bafite imbaraga, Imana yacu irazirengeje. iri hejuru yabo, iri hejuru yabo sha, iri hejuru yabo. kambabwire akantu ariko ndangirizaho aka kamwe gusa. umuntu umwe yagiye kuvuga ubutumwa mu Burundi, agenda yishongora nkuko ndishongora, ngo dufite Imana irakaze ni iya mbere. Umurundi amubwira ati vuga buhoro, iyo Mana uyivuge buhoro. nubwo Imana yawe ikaze, hano hari abarozi bakaze, bakumvisha uranayivuga bakwica. umunyarwanda ati barakubeshya. iyo mu Burundi niba yoroshye, iyo mu Rwanda yo irakaze, iri hejuru y'amajuru. ariko haleluya, nibabwire neza se ngo yimura imisozi itabimenye, ngo barayivuze cyane. umurundi ati wavuze buhoro, ko muri yarembo harimo umurozi yabyumvishe ko none haramvanaho. ngo agikomeze, ntabwo ari agatekerezo n'ibyabayeho, ngo agikomeze kuvuga ayo magambo, ngo yumva umuntu arakomanze. umurundi agiye kureba asanga ni inkoko ifite ishoka kunuza ku ibaba ryayo. umurundi ati munyarwanda, ibintu nkoreye nabikubwiye. we ati Imana ziwanyu none ngino urebe ibyo nkoreye. ati ni ibiki se?
ati ngwino urebe. Akinguye asanga ni inkoko ifite ishoka. Wa munyarwanda aravuga ati kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Barayisimbukije ababwiye umurundi atazana icyuma, abayikasi zose, shyushya amazi, shyiraho ubugari. Ubwo rero kubera ko wowe rero umunyabwoba ntayo wajya, ntigoda ntayo wajya, ntayo wajya. Ariko dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana igize guterata ifite imbaraga, kandi imirimo y'Imana undi uzayigaragaza ni twebwe twicaye aha ngaha, ni twebwe tuzagaragaza imirimo y'ikirata y'Imana tukayigaragariza mu bantu. Amina, amina, amina. Nandaha yaravuze ati nayo narya. Abarasenze ati Uwiteka we ndagushimiye. Ndi umuntu njyewe nabyera, ndi umuntu wagiye wanariza ino Bibiliya, narangiza nkayisoma nkashyira mu bikorwa ibyanditsemo. Nasomye ijambo rivuga ngo uzanyizera azakora ibitangaza birenze ibyo nakoze. Hari aho nasomye ngo Eliya ari umuntu nkanjye. Iyo nabihegeramo rero najyaga mu rusengero nk'ubu mu mpeshyi, kandi ndavuze ngo ejo mutahe muzahinga, nimugoroba imvura iragwa ikagwa. Iyo ugaragaje Imana, iyi Mana rero mu nyumva ukuntu yavuze, niho rero ibera Imana. Ngo yigeze ku kigoryi ngo igaragara nk'ikigoryi, ngo yagera kwigoramye nayo ikamera nk'igira gute, uko yifasha niko igira gute, igorata. Wa mukobwa we nuvuga ngo Mana niyo waba umugabo w'akarema namwemera izakaguha, kuko niko wigira gute. Koze mu Bibiliya ivuga uko wizeye Imana niko igira gute, ikubera. Ko mutavuze ngo amena se? Najya gusengera mu mazi hari umuhondo, maze kuba perezida wa korali. Iki gihe njya mu mazi gifite ishingiro nawe byakubaho. Nari ngiye kuyobora korali irimo abantu bize bafite amakaminuza bambara amataratara. Yarandebaga ahita njya gusenga Imana. Muraho neza? Kandi niba hari ikintu cyangoye Kristo, ni ukuyobora umuntu wize utarize. Byarangoye, nihangira umushinga wo gushaka amavuta. Andusha amashuri murusha amavuta. Iyo niyo turufundisha muri kino gihugu cy'u Rwanda. Uzandusha amashuri ariko nanjye nzakurusha amavuta, kandi tuzakenerana mu izina rya nde. Ko mutavuze ngo amina se? Umunyamashuri akenera umunyamavuta, umunyamavuta agakenera umunyamashuri. Abantu barakenera twubahane, ntihagire umuntu dusuzugura. Sibyo baganga? Mwe muravura mukabaha ibinini, kandi ibinini mubaha ntabwo ari byo mwakoze, inshinge mubatera ntabwo arizo mwakoze. Iyo byabananiye muravuga ngo nimujyana abantu mubajyana hehe? Mu masengesho. Namwe muratwemera nuko buriya mwihagararaho, twebwe rero nta kindi dukoresha. Ariko se muraho neza? Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'Imana. Mu minsi yashize habayeho inama ahantu hamwe y'abantu b'amadini, nk'uko hano ruri abanyamadini baterana, bahamagara abashehe, bahamagara pasitori, bahamagara abaporoso, inzego zose z'amadini ziraterana, bapanga ibintu bazakora mu karere. Umwavamo ati ibintu ntabwo bizashoboka. Meya arababwiye ati ariko mureke mbibariza akabazo, ko muvuze ngo ntabwo bizashoboka, ADPR ko tubona hahoramo ibibazo ariko ko tubona idasubira inyuma. Ngewe ndabaza pasitori uhagarariye ADPR, ni irihe banga mukoresha ngo natwe turikoreshe mu karere kacu, turebe ko imihigo twayese? Ati riheze, ati twumva ukuntu umuntu acuruza akabona icyacuma akakizana
nta mudaso, nta mukoro defense. None twebwe twashyizeho IBM dushyiraho amande y'ibihumbi 200, ariko na n'ubu baracyayarya. Nireba ngo amukoreshe. Pasiteri yubika umutwe. She niwe wamanutse aravuga ati reka ndibabwire. Ati mwege mwere kurusha pasiteri. ADPR itandukanye n'andi madini. Ati utazabona baramarana bakajyagagurana, ejo bagakomeza bakagwira. Ati n'ubu barabatiza. Ati njyewe ubushakashatsi nakoze bya bintu bibacuguse niho imbaraga ziri. Ariko haleluya 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 haleluya, bya bintu bibacugusa nizo mbaraga zabo. Bose baba ngo utubwije ukuri. Ibibazo byabaye muri no torero iyo batagira ibyo bintu bibacugusa baba bararishizemo. Ariko kubera bya bintu biducugusa shaho biri mu kazi, biri heherata. Haleluya haleluya haleluya, ibyo bintu biducugusa nibyo bituma abantu banezererwa. Wajya kumva ngo ntanze ibi n'ibi ntanze ibi n'ibi, nikizobera izo mbaraga sha ziri mu kazi. Ndashaka gusoza ko mutambaza siyo nkoko kuntu bayiriye, barayivonyore barayirya, baba ngo turagushimiye Mana, waravuze ngo tugikica ntacyo kizadutwara, turakuriye wa nkoko we, turaguhumanuje amaraso ya Yesu. Amina. Fata ukuguru kwa mbere. Amwe ati suko ari wanze kunzimanira, wamuroze ngo ategeza yuko inkoko yigaruka arahebe, araza bwombe ngo ahura n'amababa hano bayipfuriye. Abarakomanze muri aho yemwe ati yego. Ni karibu turi ku meza, ajye kureba asanga ijambo yarabajije ngo ibyanyu mwabivanye hehe, ibyanyu mwabivanye hehe, ni Buvira cyangwa ni Unagana? Ati bikize ibirozi. Baramubwira tumva twebwe ntabwo dukoresha uburozi. Ubwo nje muri rya jambo twavuze ryo muri Zaburi, urabishaka? Ati ndabishaka. Kubibona ni ibintu byoroshye gusa. Ni ibihese vuga ngo Yesu ni umwami, urahita ubicirira. Reka tubicirire mu izina rya Yesu. Kubicirira no kuvuga ngo Yesu ni iki? Iwacu Munyakabande ngo Yesu ni umwami, twitaze ngo turamwemera turamwemera turamwemera. Nukuvuga ngo Yesu ni umwami, ubundi ukabugize gute? Ukabura biciririye iwawe. Baramubaza ati se kubera iki? Ati inkoko aho nayohereje hose n'aka gashoka kazagaho amaraso, nyir'urugo ntabwo yararaga, ariko noneho muranyemeje. Atereka njya kuzana iby'iwanjye byose mu bitwike, mbonye iby'iwanyu bifite power, iby'iwanyu biremeza nubwo murabukomeye. Wita kuri hejuru, afite imbaraga ziri hejuru aho ngaho. Ariko haleluya haleluya haleluya, ndahanurira wowe ushaka guhunga umurozi. Bamaze kunyicira umwana, nari maze iminsi abarozi duturanye bose narabimuye, hasigara umurozi umwe gusa warananira. Uzi impamvu yananiye? Afite abana b'abadiyakoni n'abaririmbyi twarimbanaga. Nakoshejeho ubwara, ndasenga njya mu mazi, njya za Cyangugu, njya mu yakonje nashushe, ngeze Cyangugu irambwira tumva mwana wanjye amafaranga azagushiraho. Kubera iki Mana? Uriya murozi ntago nzamwimura. Abandi bose narabimuye, ariko uriya ntago nzamwimura. Kubera iki Mana utazamwimura? Irambwira ngo imbaraga zanjye ntago zagaragara. Ngire Mana urabyemere nurane nawe? Irambwira tuva kuntu nkubwiye mwana wanjye, uhereye none nta cyawazongera kuroga ngo agishobore, mbishyizeho uburinzi. Nguhaye ubutwi
koga ntugire icyubu. Abarambwira ngo buri abantu baroze yakuroze ntugire icyubu, bimubabaza cyane kuruta uko wamutuka. Imana irambwira ngo sinzi yamwimura, yabyaye abana banje. Icya kabiri azahaguma, ariko uhereye none ngushizeho uburinzi, ntacyo azongera kugukoraho. Akoresha ubukwe atumira abantu bose kubera ko azi ko yandogeye yanga kuntumira. Sinjya ntwerera cyane, ariko niwe natwereye mu buzima. Mbwira abana mwikorere sha tujye gutwerera uyu muntu. Abana bambwira ati wa murozi watwikiye mukuru wacu, tugende. Tuba tugeze muri aho yemwe yadukubise amaso. Ya nta kibazo, turaturanye, nabimenye ko mufite ubukwe, mwakire kano gafanta namwe munywe. Ngo tuguhe ibyo bigeze, ndavana mubizane, ahubwo nari nshonje, ndabikubita n'abana bacu turabirya, abantu bose barakangarana, ariko nabyara n'ikihebe. Uzi cyavuyemo? Muraho neza? Umva icyavuyemo. Hakiyemo icyumweru kimwe, afite umwana w'umukire, aragenda gupakira igikapu cyuzuye imyenda, anyambikira abana n'umugore. Abana bambara imyenda n'umugore bambara imyenda yavuye kwa murozi. Ubu rero turaturanye, ntacyo azantwara, twabivuganye ko nta kindi azongera gukora. Aho n'imbaraga z'Imana zigira gute zigaragarira. Naje kubakomeza ngo nubwo abarozi muturanye nabo, ariko Imana iri mu ijuru. Ko mutongera iyo jambo se? Imana iri mu ijuru igira gute rata? Ibirusha ikirata. Wa mukobwa we ntibazongeye kugushuka ngo isaha yarageze ngo nuko bakuzinze. Ibyo nako twarabihanuraga cyangwa tukiri abana, ni ukubeshya. Ntawa umva, ntawakuzinze n'isaha itari yagira gute. Umunsi uzagera aho babijyanye mbaganize karaka jambo se. Ntabwo Farawo yarekuye Abisiraheli kubera ko abishaka, ahubwo hari imbaraga zamwemeje zimaze kumwemeza. Aravuga ati ndabaretse ngaho nimugira gute nimugende. Nawe niyo barakuzinze, izo mbaraga isaha nigera zikamanuka, izo mbaraga rizimanuka. N'ubyaye gatanu baramushingira. Mureka dusenge. N'umukecuru arashaka, bose bagira gute, ntabwo ashaka kubera yuko azi gukunda, ahubwo ni imbaraga ziba zamanutse. Iyo zamanutse zikora akazi, iyo zamanutse soke edavone bana kafayanist. Aleluya. Iyo twanditse ibaruwa twebwe turavuga ngo binyujijwe bimenyeshejwe. Ndashimira Yesu wanje, nagira binyujijwe agira bimenyeshejwe. Ntabwo Imana izajya gukora ibanza gusaba uburenganzira umurozi, cyakora nimara gukora izamenyesha umurozi, mubwire ngo wa mukobwa ndamushingiye, ndabikumenyesheje, nta kindi warenzaho. Bimenyeshejwe, nta kindi urenzaho. Uyu munsi munaterane turashaka bimenyeshejwe. Bimenyeshejwe nigiye gukora mu kazi, bimenyeshejwe Satani akabimenya. Ntabwo ari ngombwa soke davone pauka wiza zone daigeske fo ya Mungu. Ntabwo Imana nishaka gukora ntawe uzayitambika. Birangera byo nicyo nigira ikikora ngo kandi yitagikoze irakirema. Imana igirema, wagera mu gihe cyizere. Soke baiva ni sava 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 sava. Mani irambwiye ngo abarozi mwabahaye ijambo, namwe mwabahaye ijambo nuko mujya mwana ngo wamukaga we ngo dore barakuraze. Umurozi ati izi ko nkaze, akongera akaboroga abandi. Ndabatangariza niba nuba arimo hano, ntabwo Imana izadusubiza. Imana imaje kumubaza ngo musubize. Nakonere kareka. Nabwiye abantu munyobora abakristo, Imana yigiye gukora ije ikanyuraho ikambwira ngo mwana wanjye iri tero ndagishimiye, ngiye guya imodoka Feregisi wateguye no mushinga. Nabwira Imana ngo wabaye ukayimpa ya Feregisi ukayireka, kandi ndago ndababeshya nubwo yantumiye maze kumenya amakuru ko igiye ikanyuraho ko igiye kuyimuha. Nabanza ngabwira Imana ngo kame uzamuha kandi nyuma. Niyo mpamvu yigiye gukora nigira uwinyuraho, kuko imunyuzeho
ibisubizo byacu bagira gute rata? Babitangira nabo babishaka, ahubwo iyo yashatse gukora soke edavana power, iyo yashatse gukora. Yobu yavuze ijambo ngo nzi ko ushobora byose, nta kibazo kurogora imigambi yawe. Ngamaguruke dusenge, duhaguruke dusenge. Twabonye ko umuraba w'inyanja, twabonye no guhorera kw'amazi n'urusaku rw'amazi menshi. Twumvishe ijwi rivuga ngo wowe Uwiteka uri hejuru ubirusha imbaraga. Icyaje ngo uri hejuru y'imbaraga ziturwanya zose, uri hejuru y'imbaraga z'abacuraguzi, uri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, uri hejuru y'imbaraga z'abapfumu, uri hejuru y'imbaraga zose. Bavuze ngo Mana uri Imana, uruta Dagoni, uruta ibigirwamana, iyo uhageze gusa abantu barishima. Tanga ihumuri mu banyaruri, tanga ihumuri, bongere bumve yuko ugihari kandi koko uracyahari. Yakoze bya bindi naho yagiye iracyahari, n'ubu iracyari mu kazi. Aba bantu bongere bagwirize kwizera, bongere bagire kwizera, bongere bamenye ko hari yabarokoye rwa rupfu rwari rukomeye. Wabarinze bakiri abana, babaroga ari abana batoya barira batazi ibyo baravuza ibyari icyo. Ndagushimiye, ndagushimiye, imbaraga zabikoze naho zagiye. Urambwiye ngo nubu hari ibyo ugiye gukora bishyashya hano iruri. Karame edavone skefure bosh, urimo kumbwira ngo ugiye guhamagara abantu benshi ku mpamvu y'uko usutse ububyutse bunatereza imbaraga z'imyuka mibi. Usutse ububyutse urwanya imbaraga z'abarozi, usutse ububyutse urambwiye ngo ugiye gukiza indwara nyinshi kuri no toreje. Karame urambwiye ngo bagiye kugira amateraniro menshi y'amashimwe. Urambwiye ngo bagiye kugira ibirori byinshi kubera ko igihe kirageze. Igihe kirageze ndetse kirasohoye. Ibyo wavuze hano iruri ngo babibone bagihari, babibone bagihari. Toke ezavone bonne skefore powast. Karame ikinejeje nuko ugiye gusuka imbaraga z'umwuka wera. Impano z'Imana urambye ngo zikozeho. Abantu bagiye kongera guhanura, abantu bagiye kongera gukumbura amateraniro yera, abantu bakugarutseho, abari baraguye. Urambwiye ngo uhamagaye babandi babonaga bitemera, abona ubuhamagaye, ubikoranye imbaraga nyinshi kandi vuba mu izina rya Yesu, amen.